Yes. Nk'uko rero mubibona uyu nguyu ni ikiganiro business yanjye kuri clickRwanda.com. Business yanjye white ndashaka kubabwira kubijyanye na business. Iyo ufite business ndashaka kubwira ibanga ushaka gukoresha kugira ngo bifashe business yawe gutera imbere. Ndashaka kuvuga kuri website uyu munsi yitwa Click Rwanda. Ujya muri Google muri Chrome ukandika wowe clickRwanda.com. clickRwanda.com ni platform nziza cyane ifasha abacuruzi mu gucuruza ibicuruzwa byabo, mu kwamamaza ibicuruzwa byabo, mu gukodesha niba ufite nk'amazu cyangwa ushaka kugurisha nk'amazu, ushaka kugurisha moto, ushaka kugurisha imodoka, ikintu cyose wakenera kugurisha n'ahandi hantu ushobora kugira ngo ahantu ushobora kujya bikagufasha kuba wacuruza byoroshye mu buryo ku buryo ushobora kwikora wibereye iwawe mu rugo cyangwa se wibereye mu kazi kawe, n'ahandi ushobora kunyura uretse kuri Click Rwanda. So Click Rwanda rero nk'uko kwibona iyo ugeze kuri website uhasanga different types. Usanga hari tugira types ya job, tugira types y'imodoka cars, tukagira niyo real estate, marketplace na service. Ariko icyo kuvuga uyu munsi ndashaka kuvuga ko ushobora kulistinga ibicuruzwa byawe kuri Click Rwanda. Uragenda urabona handitse open shop, uragenda ugafungura shop yawe, maze gufungura shop ukapostinga cyangwa se ukalistinga ibicuruzwa byawe bikabasha kugera ku bantu benshi batandukanye mu gihe gitoya. So rero iyo ufite business tangira nonaha ukorana na Click Rwanda. Click Rwanda ni yawe, ni website y'abanyarwanda, ni website yoroshye gukoresha, ni website ushobora gukora wibereye no muri business yawe. Igihe tugezemo icyo gucuruza online, so ugomba kugira physical shop, kugira online shop kugira ngo abantu babashe kubona ibicuruzwa byawe bibagereho mu gihe gitoya ku isi hose. So uyu munsi rero ndashaka kubwira muri bimwe mu bicuruzwa tuba dufite kuri Click Rwanda. Iyo tuvuga dufite ibicuruzwa tuba dufite n'ibiri physical. Yes, birahari. So ubu ndashaka kwereka see the shoes. Urabona kanga kweta ni keza kabisa. You can imagine niba uri umusore bakatubukiza nyukuri ugiye gusura rwose umukobwa agiye kwa cyangwa se ugiye iwabo umukobwa ukenda mbere kandi ugakweto kubisema agakoti usa neza, batavuga ati kabisa umukobwa wacu turamuguhaye. Urakabona kuko iyi nkweto ni nziza cyane, urabona ifite uruhu rwiza. Izi nkweto ndagiye nkweto si bishuze bakabonye. Yes, naka original na gatariyani. So rero niba uri umusore iyi nkweto urayikeneye please tugizanye ukuri urayikeneye. So iyi nkweto rero niba uyikeneye dusange kuri Click Rwanda. Si ngombwa ngo ujye kuyigura mu iduka, tuyikugereza aho uri ku giciro gito cyane. Yes, kuko ubu ngubu nk'uko ndi kubabwira turi muri promotion, turi mu minsi mikuru tukabazaniye promotion rero. So rero ntucikwe n'iyi promotion. Ejo bundi tugiye kujya mu minsi mikuru, tugiye kujya muri Noheli, tugiye kujya muri Bonane, ukeneye kandi ndakwita. Yes, si cyo gusa kandi tubafitiye ama laptop. Yes, si HP wayibonye. Nk'uko ubibona rero tubafitiye imashini nziza za original, second hand ndetse n'inshyashya. Tubafitiye amashini mashyashya, tubafitiye ndetse n'izakoze. We ntukangwe n'ibiciro gusa, we duhamagare niba ugeze kuri clickRwanda.com wasanga nimero duhamagare rero turayishaka ako kanya tukugirizaho aho uri mu buryo bworoshye. So rero ni weekend duhamagare. Yes, si ibyo gusa kandi ladies, wow, isi uziko wagira ngo uziko ari zahabu. Isi ladies, tekereza nawe niba uri umukobwa ukaba ugenda mu bantu ufite isakoshi nyine rwose uri hasi. So rero agasakoshi uragakeneye kugira ngo ugire agaciro. Uziko iyo ufite ikintu cy'agaciro n'abantu baguha agaciro. So twesha agaciro dufite n'ibintu byiza bigezweho muri gihe tugezemo. Ukeneye kandi agasakoshi ushyiramo phone, ushyiramo ibintu bitandukanye rwose urakeneye. Hey, wow, ndetse n'abakobwa bakiri batoya, abana banyu babyeyi mubwire abantu banyagasakoshi. Abana karo gasakoshi kunari keza. Yes, tangira wasirimure, dore icyo gihe ngira ngo mwana wawe musirimure rwose kuko iyo afite isakoshi nyingi agenda afite confidence, agenda afite avuga ati kabisa. So rero natwo turahari, ntabwo ducuza ibyo abana bakora gusa n'iby'abana birahari. We na hano sange kuri ya shop yacu yo kuri clickRwanda.com. Yes, twafitiye nk'uko rero ukwibona tubafitiye
different types z'amasakoshi. Urabona niba uzikeneye usange, urasanga n'izindi nyinshi zitandukanye, different colors. So we nta kindi kintu dusure yeah. Si hagise kano kantu nagakeneye, urakabona do abize ukuri, uziko neza numva natanisinzira. Hehe n'icyokere, hehe no kuvuga ngo harashyushye, kano kantu nagakeneye. Yes, so rero